mbabara ahubwo utabona utahita utuma Keza umubona kuri iriya nzu yo hepfo kandi turi kumwe hano ntunshokoje nyine wa utuma mvugishwa sirabona mutameranye neza ngo iki byose uri kubisoma he nasi cyo nakoze yakora mwishimiye nawe nishimiye ntamutumbagiza ukabona mutayipfira cyangwa imisatsi nkayimaraho ikirungo ni hasi uzi impamvu ushaka ko werekana ibi ngibi hasi nta kirungo gihari sibyo ushatse kuvuga ashobora kuba asa nabi cyangwa se adafite ibyo birungo wowe werekana ariko hasi ikirungo hasi kimeze neza ugiye kurungarunga ku mugabo wundi washatse umugabo wawe nawe ukamwigengaho twumvikane sibyo byiza aho kugira ngo ugomeze urungarunga urabesha umugabo wundi warobesheje wawe ukirobera ifi yawe ese wobwo uri mu biki none se nawe ibaze interview so wabonye cyangwa nese Yaka azaruka adakurikiye icyo kinure ubu se yaje gukurikira icyo kinure ubu harimo ikinure ubu hano harimo ikinure wowe ko hareba nka hano reba nawe ni ukuvuga ngo ntabwo hano twaje kwandagazanya ngo tuvuge ngo harimo iki ikirimo kizwi na Yaka nyine nk'uko wabibonye nabyumvise kubyumva ko ariko ikintu mbashije gukuramo ni iki rero azagenda murogoze kandi nawe wa mugabo umbabare ntunere stress ndashaka kurangiza umwaka nkigera muri 2021 imeze neza umbabare ntuneshe umutwe nimba aricyo cyatuma ijya kunkura mu byanjye nundi munsi ndakwiyamye utazanamenya ndashaka ko turabunga babasange hari ndakwiyamye mu nyungu Yes, nanjye ngusuza ukurikiye Umutako TV nizere ko umeze neza aho uri hose burasirazuba irangizuba amajyepfo amajyaruguru wowe uri mu Rwanda wamaje kukanda subscribe like share ndetse na comment wowe uri hanze y'u Rwanda muradukunda cyane kandi dukunda ibyo mutwereka dukunda ibyo mugenda mutubwira mu nama nyinshi mu nyunganizi niyo mutubonye turabibona ko mwatubonye sura abantu benshi bagiye batandukanye mu bice bitandukanye cyane cyane nibanda kuba star aba hano cyane cyane mu Rwanda ibiba bivugwa byinshi bitandukanye Abanyarwanda n'isi yose bikeneye mbigeraho hanyuma nkabyereka isi yose ndetse n'Abanyarwanda nababwiye ko nzaza gusenya ibikuta bya bindi bikomeye ndani harimo ibyo byihishemo ariko nkagerageza kwerekana ukuri hanyuma kugira ngo mukomeze mumenye byinshi bigiye bitandukanye nitwa Yaka manager subscribe like share ndetse na comment nkuko mubibona kuri kamera z'Umutako TV ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane rekana namuvuye yitwa The Queen niyo nguramuzi vuze ko ari na madame Yaka sinaba mvuze nabi ariko muri no minsi hari ndi madame Katuzi madame Yaka ukuri turi kumwe na Keza madame Yaka original bana bakoze ubukwe bwiza cyane abantu benshi bakunze muri iki gihe rero hari byinshi mu biravuga amavideo yose mwaje mureba YouTube channel nyinshi mwaje mureba ntago mwigeze mubona bari kumwe aho mwahuriraga barashwanaga cyane niyo mpamvu nabahuje muri ka kazi katari kanyoroheye ariko nabikoze reka nanjye mbaye ikaze nitwa Yaka manager nubwo nabavuze babakwitana abanyite Keza nk'ibisanzwe nyine Keza k'Imana katatswe no wite hafa Keza k'Abanyarwanda n'u Rwanda ko wabishaka kose ni kaguma ari Keza hirya turi kumwe The Queen of course ndumva wamvuze kabivuge nshaka kuvuga ngahita nkubeshyera izina ryawe yego ni The Queen nk'ibisanzwe mu butumwa bugufi abantu benshi ndakeka bamaze kumenya baranzi ya Queen mwiza amahoro amahoro umwamikazi wa bose meze neza yego najye mwakira ku Mutako TV nizere ko kanumeze neza n'umwaka mushya muhire no murafiringa neza yego akwine kutuje cyane wagize ubwoba mu kanya ndaje mbwira oya nta bwoba nagize ariko uzi ikintu se ubu ngubu kugeza hano n'isaha kiri kuntera ubwoba mani uzi ko akana Yezu kavutse muri 2021 uzi ko twaraye muri stade ejo bundi ibaze kurya show y'akana Yezu uri muri stade kuki se waraye muri stade amategeko n'amabwiriza ngo ntabwo yabibahirije nyine ni kwa kundi nawe urumva yari bidi ya Yesu ubwo se udaserebuye bidi ya Yezu wowe wazaserebura iki wisereburira bidi ya Yesu muri stade n'amategeko n'amabwiriza banze kuyakurikiza reka nta n'ikintu byari bimbwiye cyane cyane ko ngewe akana Yezu kari kavutse ewana nagiye ahubwo nanishimye mvuga ati ntarebe no mu njyana ariko akana Yezu twaserebetu nyine kavutse okay turacyakomeje aho ngaho Keza akana Yesu karize uriye nawe wari muri stade cyangwa ari ko n'umufasha wawe nari ndi
iwanjye mu rugo nta mpamvu zo gusa kavutse ndi mu rugo n'ubundi kandi nari ndi kwizihiza uwo munsi ndi mu rugo kandi byagenze neza ndaye muri stade ntari ko mfite iwanjye keretse ntahishyura kandi ushaka gusakara arize Yaka ari muri cya gikorwa cyiza kugira ngo azagere gute irata kinazayibarirwe wenda agasanga ariwe yakatera hindi wamenya ari ibikisi byanashoboka dusangize wenda ariko ngiye nkora ibitandukanye n'iby'abandi kandi ngerageza kuba nakinjirira umuntu ariko namwinjire mu buzima bwe rirajoro ari kumwe na Yaka muri akana Yesu kavuka irata 25 we na Yaka mwe muri mu biki muri iryo joro byari ibintu bisanzwe erega ntago tuba ubuzima butandukanye n'ubwo abandi bantu baba nyine twari mu rugo natwe twishimye nyine hari habaye akantu k'akarori twatumiye abantu bakeya turi kurya tunywa byari bisanzwe nyine batashye muhita mujya mu buri gukora ibyaha nta kintu twakoze kidasanzwe ibyo ukorewe natwe n'ibyo dukora iwacu ariko ndakwina marande ntabwo mbizi nyine ubwo uramubaza impamvu ndakwina ko ndeba nabi cyane ndimo nditsa mvuga ngo Yaka mu rugo rwe ukarakara ukandeba urujisho none se ubwo urumva nakureba urujisho ari ahubwo ukuye n'inkoni wowe uko mbibona kunsekera uri kunsekera nasoni uyobewe se ko yakajya arobeka none ngomba kugusekera kuko ndagusenga ngo wishime nubabare ureka kuguma mu bwigunge unezere Okay, merci. Noneho murakoze nimba ari uko bimeze ariko mbabarira ibintu byo kugumya baza Keza ngo yakabari bari he ntago bizi ko iyo sije atari nziza kuri ngewe ndakwina uzumbwira ngo sinkomeza kugusekera guseka ni byiza kandi birafasha no kugusekera kubera agahinda ufite n'umubabaro bishaka gutuma byibagirwa mbabara ahubwo utabona utahita utuma Keza umubona kuri iriya nzu yo hepfo kandi turi kumwe hano unshokoje nyine utuma mvugishwa naje kukwinginga nyine wanze hari ahantu nagusanze na Keza Minyana ari shaka nguhaze ariko byari bigoranye ariko ndabicaza sirabona mutameranye neza ngo iki byose uri kubisoma he nasi cyo nakoze yakora mwishimiye nawe nishimiye ntamutumbagiza ukabona mutayipfira cyangwa imisatsi nkayimaraho uretse gato ya kurakara Keza kuba mwicaranye nadakwina how do you feel nta kintu kirenze gihari gusa ikintu kimfitiye amatsiko ndashaka nyine tuganire ku byo wampamagariye nimba ukumbaza ibye umumbaziho birangire kuko ndumva nta mwanya muremure mfitanye wo kwicarana nawe hano sibyo numva byadufasha twese impamvu nabahamagaye nibyo tugenda tubona muri no minsi wakoze ubukwe na Yaka ariko mu kubukora ushobora kuba utorohewe n'isereri n'akavuyo dakwina agenda kuzanaho dore ko hari video twabonye ahantu bavuga ko Yaka ari mari birangira Keza nemeye ko Yaka hari iyo wumvishe Yaka umugabo wawe ukamwumva kwa dakwina ubyumva ute bamwe akavuga ngo dakwina ngo ni indango ya Yaka wowe nko mu rugo rwawe nk'umugore mu rugo ibyo bintu byakira ute ukuntu mbyakira ni nk'ibisanzwe kuko baravuga ngo niko zubako byanze bikunze nk'ibisanzwe utabyakira nk'ibisanzwe ugomba gutuza tukamusangira cyangwa ukabireka agomba gutuza tukamusangira ubundi se adatuza nta nubwo kandi nanamwinginga kaza kwihangana umuvugiremo ufite uburakari bwinshi nyine kandi ubwo burakari hagiye buzagera ukabusa wenda nakubwiraga ni nk'uko bisanzwe ingo niko zubakwa mu rugo ntago haburamo abakwinjirira ntihaburamo abantu nyine batuma utokubaka urugo rwawe neza ni ukuvuga ngo mene abangaba rero ntago njye mfite umwanya kugira ngo mbatindeho mvuga ibintu byinshi kubera yuko ni ukuvuga ngo rega nta butaha urukumva nta butaha butagezwe intorezo ibyo ni ibintu bisanzwe none na nyuma y'uko ubukwe burangiye rero ntago ibintu nk'ibyo byabura gusa njye ikintu nkora ni ukucicika nkabyihanganira kandi nkashaka manajinga uwo mugabo wanjye nkambwira ni se wowe icara hamwe tubigenze gutya tubake gutya noneho nyuma nimbona ibyo bintu bikomeje nibwo nanjye navuga ni ikibazo kirahangaha ngikemure gutya kuko ni ukuvuga ngo Yaka nubwo ibyabaye mberewe n'uyu mu ex wiwe ndusukara mu ex wiwe ni ikintu cyabaye rimwe kuko iyo umuntu akoze ikosa rimwe keretse risubira ubundi kibi no gusubira kandi ibyo yakoze yansabye n'imbabazi ndazimuha ambwira ko atazongera so nyuma y'icyo gihe ndumva nta kindi gihe cyongeye kubaho cyo kugira ngo nabo bongere kubonana kereka niba ari igihe ntazi gusa kugeza ubu ngubu tumeze neza mu rugo ibibazo byabaye twarabikemuye twarabiganiriye
ndumva ari ibyo. ninde wagusabye imbabazi nyuma y'ibyabaye byose ejo bundi ari mu Nyakaba? Kuvuga ngo Yaka namubajije nyine uko byagenze kugira ngo arare kuko hari iminsi yamaze atari mu rugo, ambwira aho amaze iminsi ari, ansaba imbabazi kuko abagabo basaba imbabazi ni bakeya, sibyo? Ashobora no kuza ntanagusaba imbabazi kandi akaruraramo, nta kintu wamutwara, umugabo aba ari we. Urumva rero kugira ngo umugabo yemere kugusobanurira akubwire n'usobanuro ni ikintu cy'agaciro. Yaraje ambwira aho byamubayeho, ambwira aho yarari, ntange ndabyumva kuko nta kosa ritababarirwa, ndamubabarira, ambwira ko atazongera. Nibyo gusa. Warenzaho iki kw'ibyo Keza avuga, uraza kwihangana n'urakari, nabona no mu maso yarimo kujengamo amarira ibyavuze. Amarira y'iki ko nize 100%? Ubu si iki kiryo we ntago ukibona? Kameramani tugendane, urimo uravuga ngo ikiryo ni ikihe? Ushaka kuba ufite icyo kiryo ariko hari ibindi tujuje. Ngo iki? None si ubona Yaka? Reka bakunze. Na kameramani sashinzwe iki? Ashinzwe kucyerekana. None ahubwo namba barazuminge neza, ntanesha umutwe nawe. Ushaka kukijyaye ko nta kaya uzi gutanga nk'izo Keza. Ngo iki? None si iyo minsi yose n'ubu kandi akatwaye turi kumwe nimugoroba, uri kubona umugore yenda kurira sukagira. Hari ikintu nshaka kubwira, ubundi baravuga ngo ikirungo ni hasi. Iryo jambo rarizi, baravuga ngo ikirungo ni hasi. Uzi impamvu mbivuze? Hasi Yaka yavuye iwawe azi wanjye gukora. Buretse mbanze ngusobanurire, uzi impamvu uvuze ngo ibyo ngukubita ahangaha. Ikirungo ni hasi, uzi impamvu ushaka ko werekana ibi ngibi, hasi nta kirungo gihari. Sibyo ushatse kuvuga kuba asa nabi cyangwa se adafite ibyo birungo wowe werekana, ariko hasi kirungo hasi kimeze neza. Ntukajye wataronga ahangaha se hari ibiki, si ibinyama, si inyama nk'izindi. Ibyo nashaka kubwira birenze bihari, sibyo? Kandi ko wavuga ngo twa umugabo wundi washatse umugabo wawe, ngi kintu kinankaza niki abakobwa b'iki gihe ugiye kurungarunga ku mugabo wundi washatse umugabo wawe nawe ukamwigengaho, twumvikane, sibyo byiza? Aho kugira ngo ugomeze urungarunga urabesha umugabo wundi, warobesheje wawe ukirobera ifi yawe. Ko umuntu yirobera ifi wakirobeye iyawe, kugira ngo ibyo ngibyo werekana ubyereke uwo wundi wawe, bitwaye iki? Uravuze ngo inyama z'inka, inyama arimo aravuga nizi. Ubu ngo barabona hano ari mwibagiro kavuga ngo inyama, hari ibagira reba hano. Hano turi Nyabugogo se mwibagiro. Kameramani kuri busheri. Nesite n'ibikiri mu ex. Arya ngo ni Keza nimba ari na Keza nimba ari kaki. Katindigane ntunambaze ngo ni Keza ngo ndi umu ex, wowe uzaba umu expired. Ngo nirobera ibiryo nubwo se wamukuye. Ntago ari njye wamubanje. Isane ninjye wayibanje ariko nabarabizi. Umbarije ikibazo ariko nanone nyiraho Keza kugira ngo dusobanurire izo nyama arimo aravuga ngo shaka kuvuga ibintu bya danje ibyo mvuze. Aravuze ngo bakubite gutya ngo kameramani ngo fotora ibi ngibi ni ibinyama bifufuma, sibyo? Noneho njye namubwiye yuko ikirungo ni hasi, nawe ntumbaze byinshi. Nimba ari ibinyama bifufuma ko wabitinzeho, nuko nabona ko nyine ari ibinyama byiza bitapete. Erega nago busheri zose zicuruza inyama ziryoshye kimwe dada, umbabarire cyane. Umwijima se cyane umubiri ngo ikibira kureba uwari wose bapfa kuba bawurya bakumva umanuka neza, hari niyo warya n'imanuke. Bashobora kukubona hara kuri iriya nzu kandi wicaye hano ntuneshe umutwe. Tubyana ndangiza umwaka ngiye mfite stress hejuru yawe, sibye ko nta nabishobora wese nagutaho. Tugende mu gahoro, turi Abanyarwanda turakoresha imvugo wenda iri ku murongo. Ashobora kuba wenda akurusha ikivu Keza, ariyo mpamvu yakagiwe ntacyo ufite wenda izo nyama. Ese wobwo uri mu biki? None se nawe wibaze interview so wabonye cyangwa nese Yaka azaruka adakurikiye icyo kinure. Ubu se yaje gukurikira icyo kinure, ubu harimo ikinure. Ubu hano harimo ikinure wowe ko hareba nka hano, reba nawe. Ano kuvuga ngo ntabwo hano twaje kwandagazanya ngo tuvuge ngo harimo iki, nta ikirimo kizwi na Yaka nyine nkuko wabibonye. Kuko nubwo wambwira ngo waramubanje ariko ntabwo mukiri kumwe. Icyatumye viwa akanzaho rero ni ukizi ntabwo nge nacyo kiyongera akagaruka kandi mwarakoze na mariage. Oya wibigira intambara kuba umva abagabo kuntu bateye, sibyo? Umugabo kuba yavugisha umukobwa n'ibintu bisanzwe, sibyo? Nge se burana metse amagi turabireba. Hari ikibazo se uri kumvisha ndi kugusanira wowe ngukubwira ni kuba umugabo yavugisha undi mukobwa n'ibintu bisanzwe, ariko yabise abigira ibintu bya danje bigira intambara ngo Yaka ngo namujyanye wamujyanye se yarayi wawe sirije. Ubusano yarompetse urahazi, ana mazimisi arompeka hose urahazi. Zatubwira wa musuze Yaka. Jewe reka nkubwira ikintu kimwe,
ikintu kinantangaza Ntubeshye abasitari ntabwo sibyo uzi iwawe, abasitari ni twararanye. benshi mu Rwanda ariko impamvu abakobwa bihambira Yaka yabaye umva we kameramani mereza telefone yanjye Yaka twararanye twavuganye saa moya n'igice kandi urabizi ko bafunga saa 2 yari gutaha ate yarayiwaye Keza mwereke koro se oya ntabeshye akira telefone mwereke koro buretse nze mwereke kugira ngo abakunzi b'Umutako TV Keza ibi ngibi uzabyacyute ko umugabo wahora gusiga mu buriri cyangwa gusiga amatiku y'abagore ndayazi ubu maze kumenyera uyu si Yaka Mwana turebere uyu si Yaka Mwana uyu ntago ari we reka telefone Zire nakoze se turebe oya buretse mwereke ukuntu oya bigenza mereza telefone oya dakwine turagira ngo turebe isa yahamagariye turagira ngo tuyimwere nayo ureba ninjye uyimuhaye ese ko wabishyushyemo ubundi wabuze ukuntu Yaka yaje nkeneye kumenya ukuri nimba twahuye wabishyushyemo nkaho uzi ukuntu nahuye na Yaka reka nta mukanya nese ntago muzi kureba mwarize cyangwa ntago mwize izi saha se nisangahe nimba uzi kureba kamerama izi saha nisangahe nimba uzi kureba izi saha nisangahe none yarahamagaye ndaho ngaho yahamagaje nomero yahamagara mbabara ahubwo w'incura umwuka nimba ari nibyo wampamagare mbabara iki Keza ikigaragara yafashe nomero ya The Queen ayahamagazaho Keza ubundi reka nkubwire ikintu cya mbere tureke na telefone si nko kutwe turahari sibyo ikintu nshaka kuvuga no kubwira abantu bose banabyumve banabimenya ntago nge ndahanga kugira ngo ndwanire na Yaka sibyo umuntu wari we wese wanaza kuza rero witaka yivuga ibigwe ngo Yaka ngo twavuganye se kuvugana na Yaka ni ibintu birenze mani Yaka tubana muri groupe utumwa bugufi n'utubanamo kuba guhamara ko ati se ejo tuzakira cyangwa tuzakira ni ibintu bikaze kurya bwa ngo nese kuvugana ni ibintu birenze ariko mva ko banara twavuganye se uhari twavuganye ubwo uhari Yaka ni ikivejura ari wanjye akanarari twavuganye uhari twavuganye uhari ariko ikigaragara hari ikintu dakwini hari ikintu dakwini afite udafite ikigaragara gituma yakahora yirukanka kwa afite ntafite wowe uzaba umu expired ariko noneho reka nkubwire uko biri kose uri umugore ubana n'umugabo n'umuvumbyi ku ruhande biratandukanye uyu ngo aravumba niba kuko bijya binabaka bakaba baburi kumwe aravumba ibiryo byanze nibyo biryoha bebe bagufashe ariko dakwini nta wundi muntu wabona wenda uzakundana nawe urenze Yaka cyangwa Yaka nawe ushobora kuba ari munyakazi bamuga na ndirimbo kavuga ati mfite uburenganzira bwo guhitamo nshaka yakakora akazi neza none atagakora we si umugabo nk'abandi ubona abaye iki nta na kimwe nyine nshimye ko nawe ubizi cyangwa umukurikiyeho ko ari icyamamare mani wikomeza kumbaza ibyo bintu nyine nawe wisubije nese uyobeye ko ari umugabo nyine ubona ari umugore wumva bavuga umugabo bamutaka ibyiza arega umugabo wanjye ni icyamamare baba bagomba no kumurwanira kumva nkubwira ikintu cyiza burya umugabo ntuzashaka umugore mubi ushaka umugore mwiza ku buryo buri mugabo wese amwifuza noneho iyo byageze muri Yaka yo kugira ngo umve ngo kanaka ngo umugore wawe ngo ari kumwe na kanaka ufite umugore mwiza noneho iyo ufite umugabo rero nkuriya yakubona wenda sinamube ariko ni n'umusitari buri muntu wese yifuza kwiyitirira ko banaziranye kuba rero kuba wambwira uti nge nziranye na Yaka yamamagaye numva ko wanakibeshyira mani yakarazwi uvuze uti Yaka twararanye kameramani yavuga ati Yaka muziranye yakumuzi gute byonyine baremera bamwe bakanibeshyira kandi batanaziranye urumva rero ntago byantangaza kuko ni hiti harabikora bishakira hiti bagati nimvuga ko nararanye na Yaka hiti yangira azamuka ngenda akarongo umukobwa avuze Yaka hari n'igihe banamubeshyira Yaka naga ari nkubaganye bigeze aho ngaho ushatse kuvuga yuko dakwini abashaka nyine kwihamagana ko ari ikiganiro twagiranye muri kumwe ndabeshya ngewe nande na Yaka mbere nyine ataraje kimwe none sikavuze ngo uramwitirira none se ndamwitirira nyine kabimenye nawe noneho ko mwitirira se uyu ntiyaje nyuma yaje nabanje ku isahani yagiye ku isahani bwa kabiri ifoke ya mbere yari yanjye uye ifoke iza ari ya kabiri urimo kuvana no kunyuza mu ijambo wavana muri net nakomeza ukareba dakwini wari we nanone ikindi barakuzi ariko turagira ngo uwo murimo kureba aze gukompeta muri hasi muri comment yandikamo atugereranyiriza umwe ati ndabyibushye mfite amatako undi ati gutya na gutya bizagenda bite kuvuga ngo uko umuntu reka nkubwire kuntu bigenda
uko umuntu yaba ameze kose, uko waba uteye kose, waba usa kose, ubundi uguhitamo ni wowe ubuze icyo yagukundiye cyangwa se nuko umeze wa mugani, sibyo? Ntabwo njye navuga ngo kamubaze ko wizeye umugabo wawe, nkaba ndeba ko umwizeye, nkaba ndeba amarira yaje kandi umwizeye. Navuga ngo abagore batigirira ibyizere, mukavuga ngo dakwini, ngo dakwini, ngo nindaye, ngo dakwini, ngo Keza, ngo ziranshinze, ngo uzazirogeshe. None se ahantu hose yakalompeka, ubu abakobwa bose arompeka ni dakwini. Ingareba nawe nta cyizere ifite, reba amarira. Kamera mbabarira uzuni ninarira nta kibazo ko mba ndirira ibyanjye, siratakurira ibyawe hari ikibazo. Ntabwo bose hano hari sasu, hari hano barandasa. Oya nese ariko ntibigutera ikibazo, sibyo? Rwanirira ibyawe nanjye rwanirira ibyanjye. Umva impamvu wizeye, sibyo? Ubundi kuri iyi si buri muntu abaho yihigira, sibyo? Njyewe nihigiye ibyanjye. Nubwo wambwira ngo waramubanje kuki utamukomezanyije, nuko hari impamvu. Naraguhigiye. Wamukuye hese, ntiwamukuye kuri njyewe. Uri kumva ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo nubwo waba waramubanje rata, sibyo? Icya mbere ubu ari kumwe nandi ubutuvugana. Wimbwira ngo waramubanje ariko ntabwo mukiri kumwe, nta nubwo no kugira ngo umubone nuko wamuvumbye uvuga utira kamfatirane yakanda. Bitubyemera ibyo birahagije, kuba byemera ko ari nanjye wabanje si bihagije. Ibyo birahagije, ariko twabonye bakoze ubukwe. Ari uheruka this way. Twabonye bakoze ubukwe, ubu ngo ni kuramo seti. Impamvu mutabanye ubwo hari impamvu ye ku giti cye, impamvu yampisemo, impamvu wenda zaka kuvumbaho. Ubwo nawe nyine abakobwa baranagira hari imiti ngo bajya bagira ngo bagatera abagabo babandi. Ngiye n'ukuri sika nkubwira. Ushatse kuvuga yuko Yaka yaba yararozwe na dakwini? Oya simbizi uko byaba byaragenze, ariko kugeza isaha ikiba cyose Yaka ntago namurenganya. Reba umukobwa nk'uyu muzima guhagarara akizirika ku mugabo ufite umugore, nacyo ni ikibazo. Erega reka nkubwire, buriya no kurogerega n'uburozi Mana ibihira bake, nubwo burozi bihira bake. Ese dakwe waramuroze Yaka kubera ko ahore iwawe yirukanga, sinzi yavuye mu rugo yaje iwawe, sinzi bashwanye na Keza. Ariko uyu nawe arabaza koko. Nashaka kumenya nimba ari byo. Nese ibanga ryanjye, ni ibanga ryanjye, byose nawe azagerageze, ni ibanga ryanjye. Bihira bakerega, mubwiza ukuri kumutaka. Koresha nibimuhire. Ako yarabukoresha biraguhira. None urumva ntago nakongera kurenganya Yaka. Urumva niba baramuroze wazageze kumurogoza cyangwa nawe ukamenya ubwo bwenge ukamuha uburozi. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ugeze aho utekereza iki kintu ni ikintu gikomeye, byonyine kuba ari kwivugira ngo wasanga narabikoze ngo cyangwa naramuroze, sibyo? Niba ari kubyivugira ubwe ku giti cye ni ikintu noneho misemenya ko ndi guhangana n'ikipe ntazi. Ubu navugaga nzi ko wenda ari amagambo gusa, urumva ariko niba ahaga bango ngo wenda naramuroze, nibwo ukibimenya. Urumva ni ikindi kibazo, nibwo ukibimenya kuri guhangana n'ikipe itoroshye. Iyi saha nibwo nkibimenya. Akunze Umutako TV, Yaka yarozwe na dakwini. Ahangaha barabimenye neza, yabyemereye ntago ari byo mpimbye. Keza nabyumvise kubyumva ko ariko ikintu mbashije gukuramo ni iki. Rero azagenda murogoze, kandi nawe wa mugabo umbabare ntunere stress. Ndashaka kurangiza umwaka nkigera muri 2021 imeze neza, umbabare ntuneshe umutwe. Nimba aricyo cyatuma ijya kunkura mu byanjye, nundi munsi ndakwiyamye utazanamenya. Ndashaka ko turabunga babasange hari ndakwiyamye munyungu. Agize ubwoba rega nje agira umunwa muremure. Reka nkubwire impamvu, sibyo? Hari igihe umuntu akika akazi kuvuga cyane ariko atazi ukuri. Baravuga ngo ukuri kuraryana. Buriya ukuri kwariye umuntu byonyine bigaragara. Impamvu ne nabahamagaje kugira ngo twice tuganire no kugira ngo mbunge bene inzika n'inzangano mufite uno mwaka. Bitashoboka, ntago byashoboka rwose, kubera yuko wunga abantu bumvikana, wunga umuntu ushaka kumva cyangwa ushaka kumvikana n'undi muntu. Ngiye kumwira ngo umuntu umbwira ngo yandenza ngo yanjugunya akana hariya, ngiye se ndisaza cyangwa umubu ku buryo yambwira ngo yamuha akanjugunya hariya. Kuri wowe wifuza iki? Wenda nifuza kirenze ikintu nifuza nuko wenda yashaka umugabo cyangwa umusitari we ku giti cye, uri kumva birangire mari. Ntago nzajya amaranza kuburana ngo Yaka yabaye Yaka. Mumurekere se ako gasese bindi kumva muri kunera ko naraye naninywereye bazoka muranshaka wiki. Arimo bazoka yinyweye se muri kunera gasesemi. Ako ari byo tuvuze uriruka kugira ngo Abanyarwanda amenye kuri icara tuganire ngo babaze. Ndashaka musoza umwaka. Gareba abagore batizera doririra reka sinavugana. Kwini banza wicare ngwino wicare gatoya. Kwini banza wicare ngwino wicare. Barimo rabibona nakeneye kubahamagaza ngo mbumvikanishe ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi bintu kuri wowe bizakemuka gute? Ese umugabo wawe nkawe murarana mwirirwana ubona bizarangira gute?
mpise mbona ko nyifite urugamba rurerure bantu musenga abanyamasengesho mukomeze munsengere kuko ndabona narajwemo nimba umukobwa yivugira ati nanamuroze nanamuroga nta nubwo binakureba mfite ubushobozi bwo kujyana umuntu urumva najwemo ahubwo nta n'amakuru nari mfite gusa ubu nibwo menye ko ndi guhangana mfite urugamba imbere yanjye ndi guhangana noneho n'abantu bakomeye nibwo nkibibona gusa abantu musenga munsengere nkeneye amasengesho nanjye bwanjye ndashyira hanjye kuko mbonye ko kubaka noneho biri kungora kurushaho gusa ngiye gukora niki nagize amahirwe Imana mu mutima ukomeye buno ngira kwihangana cyane so nibyo yavugaga ngo ndimo ndashaka kurira nago yabeshye kubera ko hari ikintu kiko kikakubabaza ku buryo wumva wanaturuka ukarira imbere y'abantu ariko nyine nago wabikora bisaba kwikaruma gusa icyambere niki icyambere nuko ngomba kumenya ngo ndarwanirira iki iyo uzi ikintu urwanirira nta gusara ukimara noneho umenye neza igihe cyose wagiye utakaza ibyagiye biba byose ndakwiniyemeye mu kiganiro abwira n'abakunzi b'Umutako TV ko yaroze Yaka kugira ngo ajye iwawe yongera amusubireho aka kangiye gukora iki kugira ngo ibyakorewe Yaka wenda bimuvemo nawe arambye mu rugo rwe ntiyaze gusura kwa dakwini icyambere nuko mwicaza tukajya inama sibyo yararoze oya umuntu warozwe nagajya yumva ubwo wese hariya kumurogoza ikibazo wakuroze nuko urogoza keretse dakwini kandi ntago urabona ntago byashoboka ariko amasengesho arakora nziyambaza abanyamasengesho nanjye nzasenga buryo buroze ntago buruta isengesho ntago buruta Imana byose ni Imana nzabikora kandi bizakunda bizacamo neza urugo ruragora kurwubaka biragora byose nari nziko bizaba ariko se nari nziko bizageraho kuroga umuntu misemenya ko ubwo mfite itungo rikomeye nako mfite ikintu gikomeye mfite imari ikomeye cyane kugeza baroga umuntu ni ikintu abantu benshi baba barwanira bifuza so urumva amafaranga yatanze wenda ajya kuroga ni menshi urumva ko nanjye misemenya agaciro k'ikintu mbitse mu nzu wanjye urumva rero ngomba kurwanira ibyanjye nanjye kandi nzabigeraho uzabigeraho kubera witeka ubu ngubu noneho yongeyemo ubundi burozi akamaro gato ko twigeze kubona ahantu umunyamakuru yabasuye yakari mu nzu iwe yamujyanye yataye urugo rwe wenda ntiwamenya ibyabo urya munsi naramuka noneho wamuhaye bwa burozi butuma atazongera gusubira iwawe mu rugo akikumira kwa dakwini uzabyakira uvuga ngo buri kintu cyose kiba hari impamvu kandi hari ukuntu Imana yakigennye niba koko Yaka azakomeza ari uwanjye cyangwa se Yaka niba bizarangira nyine amujyanye cyangwa akamuroga ibya burundu nta kibazo nzashaka undi cyangwa se nzareba n'ukundi kuntu mbigenze kandi ikindi kubara n'umugabo mwanakora divorce mbese mbonye izo ngiso zikomeje kwiganza cyane sibyo cyangwa se ngo wa mugani ari n'uburozi bwaranakoze wanamugaye nta n'uwamenya gusa ikintu cya mbere ngewe nzakora ni kimwe nzagerageza nk'umugore mu rugo umugore yihanganira byinshi mu rugo iwe so ni byinshi bibikubaho ariko ukabyihanganira nzihangana uko nshoboye ninumva byanze kuko nanjye ndi umuntu umutima wanjye nagara amagufa sibyo nanjye narambirwa ninumva byanze nzashaka ubundi buryo mbigenzamo byanze bikaba ngombwa ko mwese mumusangira kugira ngo ugire amahoro mu rugo rwawe ntabwo ntabwo namusangira n'umuntu kuko abagabo barahari nashaka undi ikibazo ni ikihe ngewe ntabwo nasangira inyanya n'inyoni namuharira naharira izo nyoni zigatwara nkashaka undi mugabo ariko byajyaho byitwa ati Keza yari umugore wa Yaka ati Yaka yari umugabo wa Keza bigahora mu kugira ngo uhore ubabaye burya ibi birarutana aho kugira ngo uhore ubabaye utukwa n'abagore gutya ngo bamagarara hejuru gutese si umugabo se n'abandi bagabo bahari nashaka undi mugabo bakagumana ibyabo hari ibyo afite birenze se nta na bimwe kugira ngo njye mura mu manza n'abagore amagara hejuru bansuzugura ngo banjugunya hariya ngiye nkaho ndishije cyangwa ndagapira namureka amana akagumana ibyo bangashaka undi kuko ntabwo urugamba nazaruvamo Yaka afite inyama n'ikibuno n'amata ntabwo nzi aho zicururiza ntabwo njya kumuhahira singuriwe sibyo izo nize n'abagabo be ntabwo bindeba nyine n'iziriya nyama ngo afite nyine kiriya gitako nazigumene nyine ashaka abakiriya azihanye nako njye sinzigura sinazikeneye sibyo kandi ashake n'andi bakinese Yaka ni wenyine ugura inyama nta wundi muntu wagura inyama ni Yaka wenyine cyane wowe wabonye ufite amafaranga ushoramo amafaranga menshi urumva ni ibibazo byinshi nyine ariko ikintu cya mbere ni Imana ngiye kubisengera kandi bizakemuka
Imana izabe hafi natwe nk'abakunzi b'Umutako TV tuzabasinya ndetse n'abantu bifuza ko wakomeza kuba ku rugo rwawe neza. Mubana muri filimi rero ubutumwa bugufi murahorana uraza no kutubwira ko niho mwahuriye wenda ibigaragara we na Yaka mubanye mute no muri filimi ubutumwa bugufi uhuramo na Queen n'umugabo wawe Yaka nawe. Filime ni ibisanzwe rega bundi bino bibira hanze ya filime nyine turakina bisanzwe ahantu ihurira nibi kuko ibi nibyo mu buzima nyine ducamo ariko filime nibyo dukina nyine bya filime gusa iyo twagiye gukina turakina izi beef nago zizamo dukina nyine nk'abakinnyi bahuye ako kanya ariko nyuma yo gukina tusubira mu byacu gusa iyo bigeze nyine nka hano urabona ni ikibazo gusa iyo twagiye gukina tuba tuzi ko ari ugukina ibindi twatashye mwarwanira mu muhanda ntago biba bikiri muri group urumva rero tubikora neza nta kibazo nta hantu bibangama kuko ubuzima busanzwe na filime biba ari ibintu bitandukanye ni ukuvuga rero ariko nta kitagira iherezo burya ibintu biraba bigahitinga ariko hari umunsi bigira bigashya kandi n'umwanzuro ukaboneka akabaho ukwe najye nkabaho kwanjye.